nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abana, Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Ndabashimye mwese, ndabashimye kandi ndabasumije. Muraho. Amakuru yanyu ni sogokuru basuhuza. Mukomere. Muraho ni amahoro. Umeze mutese? Mwariye? Mwanyoye? Abatagize icyo babona ni bande? Buriya barahari. Wabuze n'amazi yo kunywa sedi? Abatagize icyo babona rero mwihangane, muraza kukibona mu kanya, sibyo? Imana ibahe umugisha. Burya bisaba kwihangana, ahasigaye tugategereza. Siko ibintu bimeze. Ntimubabare cyangwa ngo mugire ubwoba, ibintu birashoboka. Nukuri pe. Sogokuru wanyu arabakunda. Ya mwari hafi yanjye sugira ngo nkabasuhuza ngakora mu biganza byanyu mwese, ngakora mu biganza nkakubwira ngo uraho nawe. Nkabasuhuza mwese yambi. Hobe. Ndabasuhuje mwese kandi ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Abantu benshi rero iyo bakoze, namwe iyo mwakoze hari igihe mukora mukabaza ngo ariko mama urampemba iki? Mama wawe akakubwira icyaza kuguhemba. Wowe ubushize warakoze baguhembye iki? Nawe amanota wagize yari meza, baguhembye iki? Wowe se wagize amanota adashimishije, baguhembye iki? Cyangwa barakudishye? Abana ndababwiza ukuri yuko abana bagira amanota meza barabahemba. Babahemba ibintu bitandukanye. Ababyeyi banyerega barabakunda. Niyo mpamvu bashaka ko mukora neza mu ishuri, mugahagarara muri aba mbere, mugakora ibintu byinshi byiza, maze bakishima. Kandi mugashimira n'Imana yabahaye ababyeyi beza. Sibyo? Ubwo rero jewe namwe tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ibihembo bizaba ibihe. Ibihembo bizaba ibihe. Ahangaha umuntu wese ashobora kwibaza ngo bizagenda biti. Ibihembo bizaba ibihe. Umuntu ahembwa iyo yakoze, niyo mpamvu twibaza ngo ibihembo bizaba ibihe. Mureke dusenge. Kubera ko Imana y'ubwayo n'abantu bazakora neza izabahemba. Iyo twakoze neza ababyeyi bacu baraduhemba. Uyu we tugiye kureba hano ni umuntu wari udakwiriye kurindwa akarindwa. Ni umuntu utaragiraga ubufasha aza kubugira. Ariko se yabyitwaye mwate? Ibi nibyo tugiye kureba mu kanya ngewe inama. Mbere yuko tubikora gatubwira Imana. Kuko natwe ntitwazabona icyo tuyiha uko iturinda. Se wabona icyo waha Imana yaguhaye ubuzima, ikaguha umwuka uhumeka kandi ikabikurinda. Imana yatumye ushobora kuzajya wonka mu ibere rya mama wawe hakavamo amata meza ashyushye aryoshye. Mwarayanyoye. Arya bayita muki? Bayita amashereka. Reka rero dusenge. Urakoze cyane Imana idukunda, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Turagushimye ko udukunda twese abana, kandi tugushimiye ibihe byiza waduhaye. Tugiye kuganira ngo ibihembo bizaba ibihe. Ibihembo bizava hehe? Nuko twebwe tutabona icyo tuguhemba, na wundi dukorera byinshi. Turagusabye rero ngo tubabarire kuko kenshi turakubabaza, maze wongere dufate mu biganza byawe nk'abana bawe beza. Akira rero intege nke zacu, uduhe gukomera.
twambike imbaraga, tuweshe icyubahiro ibihe byose. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Abana mwe, nari ndimo mbabwira umuntu yakwishyura iki? Imana itugirira neza. Iyo Mana se idufasha njyewe nawe tugahumeka. Kuba nzamura ukuboko bigashoboka, nagira gutya bigakunda, nagira gutya bigakunda, na gutya birashoboka. Ariko hari nabo bidakunda. N'ukuguru iyo nkugize gutya nako kurakunda. None ubwo murumva ndakwiriye gushima Imana koko. Gusa kubona icyo nayishyura, Imana iramutse ivuze ngo mva haguruka unyishyure, ntacyo nabona da. Nabona icyo nishyura Imana. Wawe se wakibona? Imana se idakunda amafaranga, reka ntiyayakira. Wayiha inka se kandi ariyo yaremye inka zose? None se wayiha ihene ariyo yaremye ihene zose? Wayiha se amafaranga ameze ate? Amafaranga yo mu isi yose ko ari ayayo. Wayiraza mu yihe nzu se? Ahari wayibwira ngo nigende mu modoka kandi Imana igenda kuba marayika bagenda nk'imiyaga. Nta na kimwe twabona twakwishyura Imana, nta na kimwe. Ariko Imana iradukunda rero. Igihe kimwe hari umwana wari urimo agenda ku muhanda. Uyu mwana yari inzererezi yo mu muhanda, yari mayibobo. Atandukanye na wa wundi twigeze kubona, we yari umugabo. Ariko uyu tugiye kureba yari umwana. Uyu mwana kubera ko yari yanyoye ibiyobyabwenge, yari arimo kugenda ahirima mu muhanda. Haba hatambutse imodoka yihutaga, iba iramukubise ariko ntiyapfa. Imunaga hirya y'umuhanda, irikomereza. Inzererezi se hari mu ijoro ntawe uyitayeho. Ariko noneho haza gutambuka umugabo wari utwaye imodoka nziza agenda buhoro. Murumva? Arebye hirya y'umuhanda abona umuntu uryamye urimo kuva amaraso menshi. Erega yari yababaye nyabusa. Mwari mwabona umuntu wakoze impanuka? Umuntu wakoze impanuka aba yababaye pe. Impanuka. Nuko arareba agenza imodoka buhoro, yari ari kumwe n'umudamu we, babona n'umwana. Ahageze ahagarika imodoka, amwegereye asanga aracyari mu mwuka, ariko harimo kuva amaraso menshi. Aragenda, ntiyarebye ko yambaye imyenda myiza, oya yahise amuterura. Nubwo tutemere guhita dukora mu maraso kubera ubwandu bw'abantu bwabaye bwinshi, gupfa gukora mu maraso burya si byiza. Ariko uyu we nta nicyo yumvise atekereje, yatekereje ku rukundo bitewe n'impuhwe, maze atekereze ku gikorwa yagombaga gukorera uriya mwana kugira ngo ataza kubura ubuzima agapfa. Icyo kora agira umugisha, aramuterura, aramuzana. Ayo maraso yose yaje amumenekaho, amushongonokaho, haba ku myenda ye. Nuko aramujyana amugeza kwa muganga. Kwa muganga rero baramufata, baramudoda, baramuvura, bamuha ibyo yari akeneye byose kugira ngo ashobore kubaho. Uyu mugabo wari utoroye uyu mwana ku muhanda ataramuzi, amusiga kwa muganga, ariko amaze kumwishyurira amafaranga azamufasha kuba mu bitaro. Nuko rero nk'ejo umudamu watangira kujya amugemurira, bakaza bakamusura. N'amazina ye ntiyari ayazi, ariko nk'ejo yarayibukaga. Noneho ayibuka izina yari afite, yari mayibobo. Yibuka izina yari afite, izina abandi bamwitaga, baramwandika. Babandi bakomeza kujya baza kumusura, kubera ko uyu mubyeyi cyangwa ababyeyi bombi ari umupapa ari n'umumama, nta mwana mutoya bari bagifite imuhira. Abana babo bari barakuze, baragiye gukora ahandi hantu. Bishimiraga ko uyu mwana nakira bazamugumana iwabo, akaba umwana wabo, akazajya yibera aho ngaho. Umvata
nuko rero bakamwishimira, mu gitondo bakamuzanira igikoma, saa sita bakamuzanira ibyo kurya, abantu bose bakamukunda aho ku bitaro. Nuko igihe kimwe bagiye kubona babona ari koroherwa, maze muganga aramusezerera, aravuga ngo ubu rero ibisigaye urajya kurwarira iwanyu. Umwana ateze none ko ntagira iwacu, baramubwira ngo none babandi bakugemurira nabahehe, ubariya nibo banzanye bantoye ku muhanda. Ariko wa mumama barahageze, urya mudamu abarahageze, ati rero icyo ndakora nzakomeza nkwiteho nubwo wababaye bwose, ariko Imana ishimwe dore uri gukira, ni wowe ugiye kuzaba hano, ntabwo urabura huba, ahubwo turakwereka icyumba uzabamo. Urumva mwana mwiza ngo ye, abakajya bamugaburira ndetse arahindura, akajya ahamagara wa mubyeyi, akajya amuhamagara ngo mama, akajya ahamagara wa mupapa waho ngaho ngo ni papa we. Nuko igihe cyo kwishyura amafaranga yari asigaye, iyo uyabaze usanga ari amafaranga inote y'igihumbi gusa, inote y'igihumbi kimwe gusa. Barayamuha ngo rero aya mafaranga agenda uyishyure ku bitaro, kuko ari ayo twari twasigayemo ku miti yawe, ugenda uyishyure kandi ubanguke. Umwana arababwira ngo ye, ubwo se bana mugira ngo buriya yaragiyeyo? Mbega umubeshyi! Aragenda yatwaye mu ntoki, aho ageze agahagarara akayareba, akareba inyuma, aho ageze agahagarara akayareba, akareba inyuma. Abonye ntawe ukimureba yigira inama mbi. Uwo ni shitani wari uje kumugira inama mbi. Yaramubwiye ngo mva aya mafaranga ugiye ukayarya ukibera iyo wabaga, nta n'icyo wazongera kuba. Umwana akomeza kumva uwo mutima mubi, n'iryo jwi ribi rya shitani rimurarikira ku agahinda gusa, rimurarikira kurya ayo mafaranga no kutazagaruka muri urwo rugo. Mbega agahinda yateje imuhira. Aragenda amafaranga ntiyayishyura, ahasigaye aragenda arabura, asubira kuba mayibobo. Kwa muganga baba baramagaye amafaranga ko ataje, abandi bati none ko twahaye umwana ngo ayazane, reka da ntawe hageze. Mbega agahinda. Erega bafashe imodoka baragenda bajya kuyishyura, bagenda bareba mu muhanda ngo barebe ko bamubona, baramubura. Uyu mwana abarahombye. None se hari igihembo bari bamubajije? Niyo mpamvu twavuze ngo mbese ibihembo bizaba ibihe. Si uyu mwana ari kubona icyo yishyura ba babyeyi? Ntacyo. None se ababyeyi baramwishyuje? Oya. Bashakaga ko babera umwana mwiza, bakamugira umwana wabo, bakamuha icyumba azajya abamo kandi bakamugaburira. Ariko uyu mwana kubera ubusambo yivukije imigisha yose yagombaga kugirira muri ruriya rugo. Abana, Imana ngewe nawe ikomeza kuturarika ngo ntitukagende ngo tujye aho itari. Imana irakomeza kutubwira ngo n'abagiye nimugaruke imuhira, ndacyabategereje. Imana iduteganyirije ibyiza kandi irifuza kuzaduha n'amazu meza. None se bana, murumva mukwiriye kuzayabamo rwose. Abakoraga ibikorwa bibi rero, uretse uyu nguyu wakoze iby'ubusambo n'ubujura, akaba umwana w'indashima, ntabwo dukwiriye kumwigana yabaye umwana mubi. Igihe dukorewe igikorwa cyiza tujye dushimira abakidukoreye kandi dushimira Imana yo ibakoresheje. Sibyo? Niko bimeze. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Se yaza kuba ari wowe, wari kubigenza ute? Wari kugenda ukishyura cyangwa wari kuyafata ukitorokera? Inote y'igihumbi gusa. Wari kugenda ukayishyura cyangwa se wari kuyafata ukitorokera? Abari gukora byiza bakagenda bakishyura, ubundi bakagaruka imuhira muri bangahe? Zamura urutoki nkubone. Yego, uri umwana mwiza. Yego. Wowe se kutazamuye urashaka kuba agasambo? Oya. Ahubwo nawe uzajye wumva ko ukwiriye gushimwa
ari uko wakoze byiza, wakora bibi kandi tukagukosora, sibyo? None ubwo wumva uzakora ibyiza rero, reka uhaguruke maze tubibwire Imana. Dusenge. Imana nziza, Imana nzima, uradukunda cyane, niyo mpamvu niyo dukosheje uraduhamagara ngo tugaruke ibuhira, utubabarire ibyaha byacu, twakire nk'abana bawe, maze twereke ibikorwa byiza aba ari byo dukora, tukwigana nk'Imana yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.